Hello guys, mumeze mute? Mwiriwe, muraho, mwaramutse? Ikindi ni iki harya? Nta kindi, mumeze mute? Amahoro y'Imana bane namwe, nizere ko Nyagasani akomeje kubarinda. Meze neza, nta bidasanzwe bihari, ntago ndembye nyine. Nubwo ntameze neza pe, simeze neza nuko umuntu yihagararaho. Rero ubu ngubu tugiye Rwarutabura. Ndagerageza kubereka ahantu hashoboka. Nifuje kubereka ahantu nakuriye, hari abantu bagiye bavuga ngo ndabeshya, gushaka gusanga ibyo bintu uvuga ngo ari byo wiyitirira. Ntabwo nakitirira inkuru mbi kandi ni nziza zihari. Ahubwo ngiye nkunda kuvugisha ukuri, ndagerageza. Nshobora kwiha nk'amanota bari gutanga nko ku 10. Nshobora kwiha nka 7 cyangwa 8 mu bantu bavugisha ukuri, ndagerageza pe. Ndagerageza ntako nagira. Tugiye kugenda rero mbereke, Imana imfasha nze kubona nk'umuntu tuziranye, nibinkundira ndagira uwo nganiriza, nibyanga nzagaruka. Tukinjiremo ariko ndebe ukuntu kameze. Uzi ngiye hano maheruka ari agahanda k'ibitaka ngo bahita muri Crodoro, niba ariko hakitwa simbizi. Haciyeho nk'imyaka myinshi kabisa. Harahindutse kweri. Ndimo ndavuga nk'abapapa. Abantu bazi Rwarutabura ahantu hitwa muri Crodoro harahindutse, abataheruka nkanjye hano mva ni byiza, ariko mana yanjye hano ha boro narahagendaga banumaga nk'imiti hariya ruguru kuri sitasiyo, wenda nk'akana k'uduhinja twiyongoza tukarwara. Iminota 3 nabaga nurutse Rwarutabura, ndaza kubereka ahantu nazamukiraga. Mva muri kubona ukuntu hamanuka yepfiyo, kanze mu kanya mbereke ahantu nazamukiraga. Mana yanjye mundebere, ahangaha niho hahindutse honyine, ariko mo hariya hepfo hakomeza haracyari hahandi. Mva abantu twanyuranaga muri Crodoro, mana yanjye mwumve ko hatajya hahinduka habe na gato. Ubu nkomejemo hariya hepfo nahita nunguka ruguru y'agahanda kagenda mu gasantere Rwarutabura. Mw'abantu mwe, hano hantu ngiye mafite amateka. Uyu muhanda simbizi nimba wo unyibuka nk'ukuntu nanjye mwibuka pe. Mwabutaka mwe muranyibuka. Mva aha hantu narahagenze bishoboka. Iminota mike yoreka ibingibi ndimo ndiryagagura amazamuka, nabanje kwirebesha cyane. Mukuru wanjye Latifa we, urabizi ukuntu nahagenda gutunota. Naringuye. Mujye mureka nukuri dusura ahantu twagiriye amateka agoye, basi tuhabwire ngo turashima Imana. Ubu ngubu byarahindutse, dusigaye tubona ayo kurya. Ntabwo tukiburara cyangwa ngo tubwirirwe. Mva nzabatera story y'ukuntu naburaye nkabwirirwa. Ngiye kugenda ariko nimbona umuntu, ngiye kujya Rwarutabura, nimbona ahantu naguraga ibiryo ndahita mbabwira iyo story. Ninamubona nzategura undi munsi nyibabwire. Twagiye yego nahangaha, ariko nitubona ari habi cyane turashaka izindi nzira. Inzira zaho ni nyinshi. Urabona uri buhanyure se? Cyakora hano ho ntabwo hahindutse. Imana imfashe mbona umuntu unzi
nkiri mutoya mba hano tuganire dutere nk'abiri. Bantu tuziranye ba Rwarutabura, nimubona kino kiganiro muzampamagare ngaruke mbasure tuganire. Tugiye gusura abantu ba hano, tuje gusura abantu ba hano. Ntago nyibana na papa igumana. Ngiye kumana we. Umuntu ari kumbaza ngo ko papa wanjye atantwaye, ubu koko ndi umuntu ukigendana na papa we. Mva hano hantu hose ndahazi, abantu benshi bahabaga amazina yabo narayibagiwe, usibye iwabo w'umuntu witwa Moise, ni Moise na ba sisita be, ubwo sindi kwibuka amazina ko mama wabo bamwitiriraga uwo muhungu we. Kuri rino poto muri kureba niho hantu nibuka. Mana yanjye, mwumve ko urugendo rwabaye rurerure bitewe n'uko umuhanda ari mubi, turi mu kinyabiziga kigufi hano nkanjye. Urakoze, urakoze. Mana yanjye, mw'abantu mwe, mbonye umupapa umwe unyibuka, n'ukuri ndumva nishimye. Hano hantu hari ako gapangu k'umutuku si wagafata neza, ikirahure kiri gutuma bisa umweru. Niho twabaga, ariko twebwe twahabaye nta ntuzi ihari. Ahantu ni habi twijyayo. Ngo nazaga kukivomeramo iki ngiki kiri hano. Hano hantu niho nazaga guhahira. Ntabwo higeze hahinduka cyane pe, ntabwo wahaza ngo uvuge ngo wahayoberwa. Hano tugeze kuri iki kiraro niho habagamo ruhurura navomagamo. Kanze turebe ko ikimeze nk'uko yari imeze. Duhagarare kuri iki kiraro marebe, maze ahubwo yabaye neza, barayikoze ntabwo ari gutya yari imeze. Yarahindutse cyane, yabaye ngufiya. Ni ruhurura nyine imeze neza. Gusa ni byiza ko nongeye kuhagera nkihumeka umwuka w'ubuzima. Hano hafi hari ahantu bigeze kunsiga ingwate we. Umuntu uyu nguyu ujya ahantu kure, niba ari mu Cyumbati. Yego, bigeze kunsigamo muri izi ziri hepfo y'umuhanda, bansigamo nk'ingwate. Umuntu twari turi kumwe bamuha ibiryo n'amayinite, ajya guteka nsigaye. Umumama wahabonye bigeze nimugoroba, arambwira ngo itahire ngo uze kumubwira azanzanire amafaranga yanjye. N'abantu mwumva ukuntu umuntu ari mugari. Ubundi njye nza gutura inaha, ahantu nabaye bwa mbere ni hano ruguru y'umuhanda, ariko barahasenye, nta nzu n'imwe mu zo twari tunaturanye zikirimo. Turakata iburyo. Abantu muzi inaha, uyu muhanda ujya he?
Mm. Ubu turi kujya ahantu hitwa ngo Portugal nahize mu wa gatatu ariko n'igihembwe nticyarangiye, umwaka wararangiye nari nibeshye. Wararangiye mavuye mpita njya kwiga Kivugiza, ndi kubona naho harabaye neza, habaye bien sana. Kuna manyumba ya mzuri sana sana. Ijwi ryanjye ryahindutse, ndi kuvuga nk'abapapa kubera gripe n'inkorora. Hari umuntu wavuze muri comment ngo ariko ngo wowe nguze ukora ibiganiro ngo gusa ngo utanasuhuje abantu. Mu by'ukuri muvandi, ikiganiro wagitangiye cyangwa ukigeraho ukahita ukihutisha tu? Ko nzi ko ngira mbanza nkabasuhuza koko ngo iki nzajya nshishamo no hagati nongere mbasuhuze, mvuga ngo mwiriwe, muraho, mwaramutse, mwiriwe, bitewe n'aho buri muntu wese aherereye, kuko ubu hari ababyutse, hari abagiye kuryama, cyangwa umuntu ku giti cye hari ukuntu aba apanga ubuzima bwe. Hano hantu cyakora ikintu nibuka kuri runo ruhande rw'ibumoso, habaga urugo rw'iwabo w'umwana twiganaga, afite murumuna we nawe wigaga kuri Portugal. Uwo mwana aza gukora ku mashanyarazi, mva ako kana kahita gapfa disi, kari gatoya, kigaga nko mu wa gatatu, mu wa mbere, ibintu nk'ibyo, kakoze ku mashanyarazi kahita gapfa disi. Uwo mwana twiganaga yari mukuru we, yitwaga Ndimana yanjye, burasimbutse. Rero reka mbabwire, umuhanda watubanye ibibazo. Hari ahantu nifuzaga kubereka handi nari nababwiye mbere kuri resitora, nsanze harangiritse byatari, mvuyemo ndebye mbona bameze nk'aho bari no kubaka, nta n'umuntu nahabona. Hagiye hahinduka pe, hagiye hahinduka. Nabonye umusaza umwe niwe wamenye, n'undi mwana w'umukobwa umwe, Esther, kwa mushiki wa Moses nababwiraga. Nanyemerera rimwe nzamuzana tuganire, dusubiremo ukuntu ubuzima bwari bumeze. Rimwe na rimwe biba bikenewe, umuntu aba yumva biryoshye, nubwo muri icyo gihe byabaga bishaririye, ariko ubu ngubu byaba biryoshye cyane mbonye umuntu twacanye muri ibyo bihe, ni ukuri. So rero muze kureba, ayiwe mbega izuba, muze kureba abantu bazi Rwarutabura, muze kureba ukuntu habaye. Harimo ahantu hitwa muri Crodoro, igice kimwe cyarahindutse, ahandi ni kwa kundi. Mwumve ko nishimye, ni ukuri kongera kuhabona, kuba nahageze nyihumeka umwuka w'abazima, batahanyujije ukuntu ntumva nta kintu na kimwe, nkaba nahagiye n'amaguru yanjye yombi, ni ukuri. Imana ishimwe. Ikindi ni ikihari, cyari ikintu numvaga nshaka kubabwira none ndakibagiwe. Imana yambabarire nkakibuka koko.